Yesu Kristo niwe muntu wa mbere wakundaga amafaranga. Wumvise Yesu yakundaga amafaranga akababimenye. Hega nanjye confidence zanjye hari abantu batanyobora. Urambwira Imana ko Imana itanga ibiryo ushonje nawe inzara yakwishe bigaragara mu maso. Nimbwiriza mu Rwanda ngakena bikanga ndajya Kampala n'ibyanga ndajya Iburayi n'ibyanga ndajya Amerika n'ibyanga ndajya Australia. Yesu arazuka. Iyo atazuka rero akaba ari mu gituro. Ubusema ndi kuvuga iki? Bibiliya ibimeze nk'igipapuro wanywesha itabi. Iyo Yesu atazuka Bibiliya wayinywesha itabi wayibangamwe umupira ukawukina. None se ubu ngubu M Charlene umugisha yabonaga ari ku mashini ari kunyonga ubu uracyamubona mu rwego rw'abatayeri. Shalom shalom, bahaye ikaze kuri Denise Bihiga TV aho tunyuza ijambo ry'Imana. Ushobora gukanda subscribe, comment, share na like. Muzaba muduhaye inkunga ikomeye cyane. Imana iduhana umugisha. Reka ngushimire wadukurikiye hano ku ISEZERANO TV, nimwe mudutere imbaraga zo gukomeza kugaruka muri ibiganiro. Wayiturebye waba uri hano mu Rwanda cyangwa se muri diaspora ariko ibintu bitameze neza. Uyu munsi ndagusubizamo imbaraga nkubwira ko uyu munsi ntago bimeze neza ariko ejo ibintu bisubira ku murongo. Narimbaje Apôtre Yongwe nti mu kwizera ko ejo ibintu bizagenda neza. Ayidigiri mini dig nayirimo. Oya ntabwo irimo. Aho ntabwo harimo ayidigiri mini dig. Ntabwo ari ejo bundi. Oya ni nawe. Bitangira nona. Ega Bibiliya avuga mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 11 ngo kwizera kuzanwa no kumva. Ucyumva rero kuri umucuruzi uba wabaye umucuruzi. Ucyumva ko washubijwe uba watangiye gusubizwa. Ejo rero naho harimo gushidikanya. Bitangira nona. Kwizera ni nonaha. Gukira ni nonaha. Kubohoka ni nonaha. Kwinjira mu nsinzi ni nonaha. Imana ikivuga. Imana ibyivuze biba byatangiye. Ahubwo ihame no kurwana intambara yo gutangira kubyakira. Mwabibonye rero turi kumwe na Apôtre Yongwe ngira ngo babanza gasuhuza n'abantu. Mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo Munyanazareti turabiyegereje. Ni Apostle Harerimana Joseph Yongwe. Ijambo ni ryari ndivuga ngo ayidigiri mini dig. Birasobanurwa ngo gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha, kwizera ibyo mvuga ni nonaha no kubagirira umumaro ni nonaha. Hari umuntu ushobora guhita yibaza uyu munsi kwa Apôtre twatumenyereye mu makoti uyu munsi akaba ari muri Lacoste byagenze. Ariko babanze basobanukirwe ikiganiro cyabaye kuwa kangahe? Ni samedi. Ni umunsi wo kuruhuka amakote, ni umunsi wo kuwambara udukweto dutoya, ni umunsi abantu b'abasirimu bamwe bo usanga bambaye amatiriningi, bambara Lacoste, bambara amakabutura, bambara sandari, bitewe n'ahantu umuntu agira kugira ngo ibitugu nabyo biruhuka akayaga kinjire. Ntabwo ari umunsi ro kuwa gatandatu w'amakositimu. Ni umunsi w'amarakoste n'udusandari ni n'amatiriningi n'udukweto dutoya. Abantu bazi ko abakozi b'Imana cyane abapasteri batajya bafatiye cyo kuruhuka bajye ahantu ku mazi basohoke. Bahora bazi ko abapasteri nyine bahora muri Bibiliya gusa. Izo ni ingorane twavuga abo mu Rwanda kuko ni ingorane z'ubukene. Ntabwo wabona amafaranga ujyana ku mazi udafite amata mu rugo n'ibyo kurya n'ibindi. Ariko umunsi abantu bazabona amafaranga bakayagwiza bakagirayo bajya nayo babika nakemura ibibazo bazajya kujoyinga rwose, bazajya gutembera, bazajya kuruhuka. Sorutira henda uranywe sanse, urajyana n'abana, urajyana n'umugore, nimurara mu ntara aho mwagiye murishyura icyumba ni mu madolari, resitora aho muri, pisine, ibyo byose ni depasi. Utarava rero muri ako kajagari ntabwo washobora kujya gutembera. Ariko nta nubwo bisaba amafaranga menshi, ahubwo bisaba kumva ko ari ibyaye kubikeneye. Ariko nawe bifata ngo nk'ibipagani kuba wasohoka ukajya ku mazi ngo ntago bibereye umushumba. Ntabwo bibereye umushumba. Nuwe mushumba bitabereye? Nuwo mu Ruhengeri, nuw'ibyumba, nuwo muri Nyungwe, nuwa hehe? Ega abashumba ntabwo ari bo basigaye. Ntabwo ari bo badakeneye ibyiza.
itorero rimera nk'uko umushumba ameze. Niba uri umuntu wambara ikote ricitse, abakristo bazambara iricitse cyane. Niba uri umuntu wirirwa aho ngaho utoga n'abandi ntibatoga, aho isi igeze biradusaba ahubwo gutegura amanama tukayakorera muri hoteli nziza, twaba dufite inama z'amakomite, tugahamagara abayobozi, tugahurira ahantu tukarya tukanywa, tugaserebura, tukaba mu birori tukishima. Ntabwo rero ubukristo ari ukuvuga ngo ninjya mu kabari nzarimbuka, ninjya kuri pisine nzarimbuka. Aho ni haba inzira yo kurimbuka. Inzira yo kurimbuka ni ibyaha, aho abantu bahajya bagakiranuka. Ese aba bana bacu nitutabibatoza bazabimenyera he? Bagomba kwitoza koga, bagomba kwitoza gutembera, bagomba kwitoza guhura n'abandi bana, kuko n'abana bacu ntabwo ari bo dufungirana mu rugo ngo icyo kirazira. Oya, iyo ni imyumvire. Turajyana n'isa hirya, ariko isi ntabwo iduhindura, turayihindura. Niba kera byari bizwi ko pasitoro yambaye jinisi ari ikizira, pasitoro yambaye sperese ari ikizira, pasitoro yambaye lacoste nk'iyi byacitse kabaye, pasitoro yaguye. Umwambaro wa pasitoro ni ikote nirishaka ricuyuke, n'ishati y'amaboko maremere, karuvati icuyuke, nuko babayo. Isi yarahindutse kubanyumva bose. Pasitoro ushobora gushobora iki kinyejana ni pasitoro w'umusirimu, usa neza, wambara neza, utuye heza, uzi kugura, uzi kubaho, kuko byanze bikunze ivugabutumwa ryo mu myaka 50 ishize, mu kinyejana gishize riraza gutandukana n'iki kinyejana turimo. Ntabwo ari abapasitori abakozi b'Imana ari abantu basubiye inyuma, ahubwo abantu baratangira kuza kwigira ku bakozi b'Imana. Niwabona pasitoro usa neza bavuga bati abapasitori basa neza. Niwabona abapasitori batwaye imodoka nziza bavuga ati dore abapasitori uko bamera. Niwabona abapasitori batuye mu mazu meza bavuga ngo gukorera Imana ni byiza. Ega nitwe niba turi abahesha b'umugisha, ibintu byiza byose turabanza tubibone. Nibarangiza n'abatemera bamwe batipinga bavuga ngo Imana iri hehe, bemere babonye ibifatika. Ega abantu ntabwo bemera amagambo. Igihe cy'amagambo cyararangiye, ni igihe cy'imirimo. Tubabwire Yesu bamubone, babone ibitangaza bye, babone imirimo ye. Tubabwire Yesu utanga akazi, babone akazi Imana yatanze. Tubabwire Yesu yubaka ingo, babone ingo zarakomeye. Tubabwire Yesu wishyura amashuri, babone abana bigana n'aba ba VIP. Kuko gukorera Imana ni umurimo wa VIP. Ni umurimo wa VIP. Twe turi abaminisitiri muri ubu bwami bw'Imana. Ministeri zose zirahemba. Twebwe iyacu iduhembera muri byogori, iyacu iduhembera hehe irodebari, Imana iduhembera hagaragara. Abantu bose babireba. Imana ikabati dore pastor, dore umushumba wacu Imana yaramuzamuye. Hega nanjye confidence zanjye hari abantu batanyobora. Urambwira Imana ko Imana itanga ibiryo ushonje nawe inzara yakwishe bigaragara mu maso. Urambwira ko Imana isoza amasezerano kandi ushaje imvi zaraje, usaziye mu bibazo no mu ngorane. Ndakumva kuko uvuga Imana, ariko ningera imbere ndatekereza. Muri mwese ninde ufite ibyuzuye mu mwuka, ukaba ufite n'ibyuzuye mu mubiri. Ivuga butumwa riraryoha. Niba hari ivuga butumwa riryoha, kubwiriza ntawe ukwishyuza, kubwiriza udashonje, kubwiriza mu rugo hameze neza, kubwiriza ufite amafaranga kuri konte, kubwiriza nta bigusaza. Uravuga Imana, wumva Imana, hamwe ubwiriza ukumva uridunda uri kuri podium, ukumva urasimbuka hanura dayimoni ukazitsibura. Ariko yagiye ngo dayimoni w'ubukene ndakwirukanye, ijwi rikajya ariko yago nawe urabufite. Dayimoni w'inzara ndakwirukanye, ijwi rikaba riri kukubwira ati nawe inzara urayifite. Hari umunsi nari ndi kubwiriza ndi ku ruhimbi, navuye hasi amavuta yamanutse, mbona akamesaje kaguye muri telefone ngo sheri, ngo umwana ari kurira, ngo amabere umwana yasandara yayonse yabaye nk'amasogisi, nta kintu ufite ngo utwoherereze. Iyo ni mesaje y'umugore avuga ngo amabere umwana yayonse yabaye nk'amasogisi, nta kintu ufite utwoherereze. Amavuta narindimo yo guhanura numva arashonze, ndamanuka mitasoza kubwiriza njya kwiyicarira. Numva ijwi ngo Imana wavuze iri hehe ko? Niba suje umugore yabwiriwe n'abana. Iyo uri kubwiriza
ufite umufuka w'umuceri, ufite ikarito ya makaroni, ufite amavuta, ufite inkweto, ufite ipataro, ntawe ukwishyuza, aho uba hameze neza, nta minirivare, nta rusaku, urabwira abantu Imana, bati Imana yanjye, imbaraga z'Imana yanjye, imbaraga urabwira abantu ko Imana ikura ku cyavu ikicazanya n'igikomangoma, ariko urabwira abantu ngo Imana ikura ku cyavu nawe wakirayeho, urabwira abantu ngo Imana iragabura nawe inzara yakwishe. Urabwira abantu ngo nibature, uri pastor ukavuga ngo nimuture Imana, nawe udafite ituro, niba hari ikintu kijena guhagara imbere y'abantu ukabwiriza ngo nimuture, bagatura we ntuture uri pastor. Kabati mugiye gukora fundraising, twubaka urusengero, bakristo bene data dukeneye amabati. Umukristo wa mbere agahaguruka ati ntanza amabati 10, wa kabiri ntanza amabati 20, wa gatatu n'umukecuru wa wundi ugenda ubika 500 ati ntanza amabati 2, wori pastor ukabura ibati rimwe. Ibyo birasebya. Ivuga butumwa nk'iryo twararishoje, turashaka kubwira abantu, nituvuga abantu ngo kugura ibyuma byo gucuranga, mpagarare ntidore miliyoni nanjye ndayitanze, nyifata ahubwo nyitanga imbere y'abantu, bibera abakristo yuko nanjye ntanga. Iryo nicyo bavuga ngo gukorera Imana ufite ibikwiriye, ibifati. Hari umunsi Yesu atakoraga ibitangaza, ibyo birazwi neza. Yagendanaga na Nikodemu na Yosefu, Nikodemu agafata mu gikapu, yari umukire umuherwe, akagaburira intumwa, cyangwa Yosefu akabyikorera, batabikora Yesu akararama agakora igitangaza. Dukeneye ivuga butumwa n'ibitangaza, ivuga butumwa ry'imbaraga, ivuga butumwa ry'umutingito, ivuga butumwa ryo gukiza indwara, ivuga butumwa ryo gufasha abantu bakenye, ivuga butumwa ryo kujya mu ntara tukabwiriza abashonje, tukagura za mituwere, tukaremera abantu. Ibyo nibyo turi gusaba Imana. Nayivuga butumwa ry'amagambo ryo ntabwo ryoroshye. Urabwira abantu Imana ikora ibitangaza, wowe uri kurira. Urabwira abantu Imana ikingura inzugi izawe zimaze imyaka nihere kuri jye, ayidigira imini dingi, indudu yasinge, inkureho ibyago n'amakuba, intereke ku rwego abantu bose babona ko yampamagaye, nanjye mpatereka abandi. Birikumvikana neza? Ngira abantu Imana itanga, babwiye ntariko nimutemera nimurebe. Abatemejwe n'iby'Imana yakoze nibagera iwanjye, nibareba inzu yanjye, nibareba ibiri mu nzu, bati nyamara y'Imana Yongwe avuga. Nibambona ntambutse mu muhanda ati dore y'Imana Yongwe avuga. Nibabona umugore wanjye ati dore y'Imana Yongwe avuga. Nibabona ntonze aho ababosi, aho abakire n'abaherwe batonda umurongo bagiye gufata abana ku bigo bikomeye. Nibabona nanjye imodoka yanjye haparitse nagiye mu nama y'ikigo cy'ishuri, bati burya Yongwe nawe yarazamutse. Nuko abapastor tugomba kubaho. Bya bindi babangoreka tubyare beshi, Imana izabarera, reka dajye nitwa harera Imana. Harera Imana uzaho ryavuye. Mwari benshi. Papa yatubyaye turi 14, je ndi umwana wa 9. Hamwe baza kubona zatitwa papa baramubaza, abwira abantu ati ko wabyaye, ko yabyaye, ko navutse. Ariko nani urakabije. Abana 9. Abana 9 mu myaka ingahe, hahita bango nyamara mureke nibyarire nitwa harera Imana. Nuko harera Imana nyine twari beshi, hanyuma bati nubwo nabyaye harera Imana. Urumva nyuma yanjye arongera kubitaho 5 tuba 14 mu ndimo. Nta veniri y'ubuzima twari dufite, niyo mpamvu natangiye kwiba mfite 12, niyo mpamvu natangiranye n'ikiboko no gukubitwa n'indembo n'amapingu nishakishiriza. Ariko ubu ngubu abakozi b'Imana turabyara, dushiraho n'umurongo wo kwigisha. Abakozi b'Imana turabyara, dushiraho n'umurongo wo kurera, dukingura inzugi. Abana babandi uraganira n'abaherwe ngo abana biga Amerika, biga Canada, biga Australia, biga muri Amerika. Ugasanga abana b'umukozi w'Imana no kugira ngo ajye segonderi hani wacu mu Rwanda ni ikibazo. Dusaba Imana imigisha. Iyi Imana tubwira abantu itanga umugisha, nihere ku bakozi b'Imana. Nice mu ntara zose z'iki gihugu, ihere ku bakozi b'Imana. Nice ku bapasitoro bayikoreye b'abasaza mu matorero no mu ryo navukiyemo no mu ryambwirije, ikora imirimo n'ibitangaza. Abakozi b'Imana bakurwaho igisuzuguriro kibaveho. Uzi gukorera Imana, uri umukozi w'Imana ukabyara abana 5, ukagera ubwo ugera mu zabukuru utagira inzu mu mujyi wa Kigali, nagahinda. Ugakorera Imana ukabwiriza ukubaka insengero, wowe utagira huba. Hari ibyo tubanza bitari ngombwa. Ubundi mu rugendo rw'Abiseri habanzaga iki? Iyo bageraga ahantu bagombaga kugandika, Imana yabwiraga Mose ngo bwira Abiseri babanze bubaka ihema ry'iki, bashinga amahema yabo. Bwira Abiseri babanze bashinga amahema yabo.
bubaka amazu yabo, bamara gushinga amahema yabo buri wese ashinze ihema ryiwe. Imana ikavuga ngo noneho nimushinga ihema ry'ibonaniro. Abapasitoro rero babanje gushinga amahema y'ibonaniro batarashinga ihema ryabo. Iki ni igihe cyo gushinga ihema ryabo. Ihema ryawe ryamara gukomera noneho ugashinga ihema ry'iki ry'Imana. Nose ushatse ko nta mupasiteri ukennye ugomba kubaho? Inde? Mupasiteri ukennye. Ko nta mupasiteri ugomba gukena ubaho. Ntabwo tuvuze ko atabaho, ariko ni ukutamenya amahame. Ninde se ni ukutamenya amahame. Umuntu wese yabaye umusirikare mu gisirikare cy'isi, uzi icyo baguha? Ubaye umusirikare urangije amafunzo baguha inifomu, bakaguha n'imbunda, bakakubwira ngo iyi nifomu ni umwambaro w'icyubahiro. Wewe uriko mwanagesha uri umusirikare, iyi mbunda nayo nizagutunga nizagwa. Umuntu akena gutafite Bibiliya kandi yarasizwe amavuta yo kuyikoresha. Ni imyumvire. Nimbwiriza mu Rwanda ngakena bikanga ndajya Kampala n'ibyanga ndajya i Burayi n'ibyanga ndajya Amerika n'ibyanga ndajya Australia. The confidence zanjye ibi mbabwira ngo ayidigire mini dig mbivuge ku Isezerano TV. Abanyarwanda ni mutabyumva, abakongomani barabyumva. Abakongomani ni batabyumva, abarundi barabyumva. Abarundi ni batabyumva ndabijyana muri Africa community, ni batabyumva ndabijyana i Burayi. Abanyaburayi mu byumva ndaje. Abanyaburayi ni batabyumva ndabijyana Amerika ni batabyumva ndakomeza Australia ni batabyumva ndavumbura uwundi mugabane. Mpaka ayidigire mini dig. Uwabatinyutse ibyago byose naza kurikira umwami. Ntabwo nitaye ku magambo, ni muyavuga ariko ari gukora. Harabago ntabwo bizakunda. Kuki se bitazakunda? Zirabikwemerera ngo confidence zawe zirakwemera ko bigomba gukora? Oya, na confidence ntaransigira. Bibiliya yarabinyemereye, irambwira ngo nimpaguruke ngende, sinjyana ipataro ebyiri, sinjyana ishati ebyiri, sinjyana ikofe na konti. Aho nzagira hose umukozi ku murimo akwiriye ibimutunga. Umukozi ku murimo akwiriye ibimutunga, niko Yesu yabwiye intumwa. Mugende nimujyana amakanzu abiri aho muza. Ngeze Australia, amafaranga yo muri Australia muri uwo mugabane na ya Apostle Joseph kugira ngo shinga amatorero. Ngeze i Burayi nayidigire mini dig. Ninde utaguha yakizari? Ariko reka tugaruke, duheruka gukora ikiganiro uvuga ko ugiye kuzagura hano mu mujyi wa Kigali, ukandika habaka miturirwa, ukandika aho zayongwe hawuze, ukubaka ibitaro ibiki byose. Ariko se ntabwo ujya uteganya ko ushaka kujya ni Burayi cyangwa muri Amerika naho ukakora ibikorwa? Oya, ubu se wagira ngo umva, reka nkubwire, ubu ngiye muri Amerika cyangwa muri Canada nkagura imodoka nziza ni ibisanzwe, n'abakora ku muhanda barazigura. Ariko hano mu Rwanda nabaye mayibobo, ngakubitwa, nkasuzugurwa, nkajyana iwawa, nkajyanwa igitagata, nkarara ku mapingu, nkarara muri puberi, abantu bakankubita, bakansuzugura, bakantuka. Nibidahera ahangaha ibyihorere. Nibidahera ibyihorere ndabyivugiye. Kuki se bidahera? Birahera aho nasebeye, aho nikoreye igisebo, aho nikoreye igisuzuguriro, aho namvaye babawe, aho naririye igisebo za Nyamirambo, za Kimisagara, ku isoko Nyarugenge, kuri buri gade Nyamirambo, ku tugari no mu midugudu. Aha niho ngomba kurira fiyeri. Niho ngomba kwicara ku cyana cy'indogobe nkatemberana na Yesu, baba ngo dore umwami akunze kubaho. Aho Hamani yangambaniye, ni Imana igomba kunkurira ku irembo nka Moridekayi, nkaca mu ndwaba ngo dore hareba Imana Joseph Yongwe. Naho biva naho Imana igomba kubikorera. Hariya rero byaba hariya bizaba. Ariko reka nkubwire ngo iwanyu je ntabwo mfite yerekwa ryo gutura muri Amerika. Oya, nzahagura amazu n'ahandi. Ariko yerekwa ni hano mu Rwanda, aho wasuzugura, aho nasuzugura. Narasuzugura umujyi, urabibona, narakubiswe, nataye agaciro. None bari kuvuga ngo bizava he? Abanyabwenge batangiye kunsaba akazi. Abafite yerekwa batangiye kunsaba akazi. Bati Joseph uzaduha akazi. Bati Joseph uzaduha ayo mavuriro tuyayobore. Ati Joseph uzaduha akazi mu nganda n'izi by'inganda. Abandi ati Joseph uzaduha akazi tujye dutwara izo modoka zawe. Batangiye kubyatura. Nkwereke muri telefone yanjye abari kunsaba akazi. Abanyamakuru barakagusaba se?
none saba ko wavuze ko n'amateleviziyo uzayashinguka yo no wewe bishobora gutangira ari ibi bya online biraza gutangira ari life noneho bikomeza ari life bishobora gutangira ari imodoka ngenamo n'iyo umugore bikomeza ari agence bishobora gutangira ari etage imwe ntuyemo bize kubyara ama etage bishobora gutangira mvuga gutya mutabyumva ariko muzabyumviriza muvuge bikeya agatinze kazaza n'amasezerano hari n'Imana Joseph ibitinze bizaza ye baba we umva nibagabanya amagambo ariko aba wumva bavuga gutyo kwisezerano bamwe bakora commentaire mujye mubambariza ngo ababifite bishyuye angahe ababibonye bavukiye ameza angahe hari abantu twinjiranye muri uyu mujyi kuko uyu mujyi wa Kigali nakora yubire y'imyaka 25 urimo nayikora 25 irarenga hari abantu twatangiranye ari abakene ubu nabaherwe hari abantu twawinjiranyemo bazamutse hari abatangiye bacuruza icyo gihe bategerwa bafite inzu mu bihugu bitandukanye none je Joseph narabwirije Kigali birumvikana narabwirije intara ziramenya wibuka ko kuri ubutaka bw'iki gihugu aho nashinga itorero banyumva Yongwe nta utanze cyari bigoye gutangira mvuye mu muhanda mvuye mu amayibo nkabwiriza abantu bakamenya Yongwe uburo birihuta umupira uridunda ndi mu kibuga kandi firimbi ntiravuga aha reka tugaruke kuri zo confidence hari umupasiteri merutse kubona nawe avugana confidence ati ningewe muhanuzi ukiranutse kurenza n'abatambutse ba Aburahamu na ba Dawidi bose izo confidence irakwiye ko umuntu agera n'igihe yumva ko ari umukiranutsi urenze kurenza abandi ukiranutse kurenza abandi ibyo ntabwo mbitindaho niba kiranuka nakiranuke cyane niba kiranuka nakiranuke cyane ariko nta gipima pimisha yuko arusha Yongwe na Aburahamu nawe turi kuvugana nuriya n'umugore we n'abana be izo ni confidence ziwe niba kiranuka nakiranuke cyane abarusha yongera basige umva muteye murare none nakiranuke cyane ariko zirantwari zo muri Bibiliya zo ngo zatsindishirijwe no kwizera zaranditswe muri Bibiliya nk'abantu dukwiriye kwigiraho bareho barenze igipimo nakiranuke niba ngo ni ukiranuka cyane kuruta abandi navuze ko ubwo buhamya niba bwitangira wenda n'umugore yabutanga n'abandi simbizi ariko ni confidence ziwe ibyo byo nyine yari mu mwuka bati ni ukiranuka cyane aho ngaha ahubwo mwazamubaza impamvu ashingiraho ahamya ko akiranuka cyane ariko ranazisubira ko Dawudi hari ibyo yakoze Aburahamu hari ibyo yakoze n'abandi hari ibyo yakoze ariko nubwo bakoze ibyo hirya yabyo banditswe mu ntwari zo kwizera nawe rero aracyari mu rugamba ararwana narwana ahubwo mu bihe bizaza nawe tuzamwandike mu bitabo by'abakiranutsi bakiranutse kuruta abandi asonge mbere nta kibazo uwo ntari mu ruhande rw'abandwanya uwo ntari mu ruhande rw'abarwanya Bibiliya uwo nta nicyo yatwaye kuvuga ibyo ngibyo ni confidence zi reka noneho twigarukire mu kiganiro cyacu ngize amahirwe yo guhura n'umushumba turi mu bihe bya Pasika ubundi Pasika isobanuye iki Pasika isobanura izuka rya Yesu Kristo uziko yapfuye kuwa gatanu mutagatifu Yesu azuka nyine kuwa Pasika ku munsi wa gatatu arazuka ni umunsi rero Pasika ni umunsi w'intsinzi ni umunsi wo kwibohora mu Kirundi baravuga ni umunsi wo kwikukira wo kwibohora ku ngoma ya Satani umunsi w'ubutsinzi umunsi w'imbaraga buriya urabona hagati y'ivuka rya Yesu kugenda ya Noheli kugera kuri Pasika iyo Yesu aza kuvuka akabaho agakora ibitangaza agakiza abantu Yerusalemu akazura abapfuye agakiza abantu bamugaye bafite ubumuga agakora imirimo n'ibitangaza hariya Yerusalemu Samariya Kaperinawumu Galilaya muri iriya migi yose ariko yapfa bamara kumwica yapfa ntazuke ivuga butumwa ubu ntiriba rikiriho Pasika rero nk'ahantu twakuye ubutware n'ubushobozi kandi mwivuga ubutumwa rya Yesu urubuka ko yabwiye abantu ati nzasenya urusengero rw'i Yerusalemu iminsi 3 nongere ndwubake yavugaga yuko azapfa ku munsi wa gatatu akagira gute akazuka iyo atazuka rero none se ubu nari kuba mvuga iki
mu rupfu rwa Yesu rero niho nakuye ubuzima, niho isi yose yakuye ubuzima. Mu muzuko wa Pasika niho twakuye ivugabutumwa, niho ibitangaza byose bishingiye. niho confidence zavuga. Niho izi confidence zo bagonsengera abantu bagakira, zo bango gukira ni nonaha, niho deliverance ikomoka. Niho deliverance ikomoka, niho imbaraga z'umutingito. Marayika yamanutse avuye mu ijuru, akubita igitara arakimena, Yesu arazuka. Iyo atazuka rero akaba ari mu gituro, ubusema ndi kuvuga iki? Bibiliya ibimeze nk'igipapuro wanywesha itabi. Iyo Yesu atazuka, Bibiliya wayinywesha itabi, wayibangamwe umupira ukawukina. Bibiliya ishingiye ku muzuko wa Yesu. Ubutumwa butarimo umuzuko rero wa Yesu ntacyo bumaze. Amasengesho atarimo gupfa kwa Yesu no kuzuka ntashobora kwinjiza n'umuntu mu bwami bw'Imana. Urufunguzo rw'abakristo ni Pasika yacu, umunsi w'ububasha, umunsi w'ubushobozi, umunsi Yesu atsinze abafarisayo n'abasadukayo n'abanyamategeko n'abamwishe, arabazukana. Abonekera abantu mu murwa. Haleluya. Abonekera abantu mu murwa. Ngo kandi umunsi yazukaga ntabwo yazutse wenyine, abari barakingiraniwe mu gituro ngo nabo barazuka, ngo bababona mu murwa bari mu karasisi bahimbaza Imana, bahimbaza Imana. Ni umunsi wo kuzuka. Pasika ni umunsi wo kuzura ibyapfuye. Niba ufite business yapfuye, ayidigira imini dig, kuri Pasika iguye kuzuka. Niba ufite ibintu byananiranye, kuri Pasika ni umunsi wo kubishobora. Niba hari ibintu wakoze bikanga, Pasika ni umunsi w'ubutsinzi bw'abakristo. Umunsi w'imbaraga, umunsi w'umutingito, umunsi abantu bavuze ati umwe yapfuye, umwe mwishe mukamubamba, mugashyiraho n'abasirikare bo kurinda igituro cye, yabazukanye. Ni umunsi tugomba kuzukana abantu. Kuri Joseph rero nayidigira imini dig, bya bindi mvuga none ngiye kubivuga cyane, kuko ni umunsi wo kwibuka umuzuko w'umwami wacu Yesu Kristo. Ni umunsi w'imbaraga z'umutingito, wo kumena ibitare n'ibitarashobotse, wo kumena ibitare, wo gusenya ibikuta, wo gukubitagura hasi ibyari byaduhagaze imbere, wo gukuraho bariyeri zadushizwe imbere. Ayidigira imini dig, kubohoka ni nonaha. Pasika ni umunsi wo kubohoka. Pasika ni umunsi itorero ryahawe agaciro, abakristo bahabwa agaciro. Bati wa mugabo twize, urumva kuva ku munsi Yesu bamwishe agapfa, nubwo habaye ibimenyetso. Urazi ko ngo ageze ku musaraba, haleluya, habayeho ubwira kabiri. Abagabo bavuye igorogota kumubamba bubiriraho bataragera mu rugo, bati yari umwana w'Imana. Bamanuka bati reka turebe noneho. Isi yose bango reka turebe noneho. Ntiyavuze ko azazuka ku munsi wa mbere. Umunsi wa mbere yirirwamo, umunsi wa kabiri agumamo. Ntabwo yari aho, yari ari kuboha Satani, aganira na haleluya, aganira n'intwari zanditse mu byahisho, zanditswe mu Baheburayo 11. Bariya nyine yabonekeye, bagaragaye mu murwa yazutse. Haleluya. Ku munsi wa gatatu rero operasiyo yamujyanye, abarayirangije, arazuka. Abakristo bajya hanze barasiba bati yazutse. Hari nibangwa abagabo babiri bajyaga Emausi, ngo umwami arabegera maze agendana nabo. Niko Hozea yaririmbye, haleluya, ngo arabaganiza ngo basobanukirwe. Harabo yabwiye ati mwishakira umuzima mu bapfuye, bazindukiye mu gituro. Wa mugabo nari hano yazutse. Icyantangaje rero muri iri jambo, ngo marayika wamenaguye igitare, wafunguye igitare, ngo yagumye hejuru y'igitare, akicaye hejuru, kugira ngo abwire abazi, ababwire yuko uwari uri mu gitare yazutse. Pasika rero niho twakuye akazi. Umbajije ngo akazi kanje ngakura ni muri Pasika. Confidence zanjye nzikura muri Pasika. Abana, umugore n'abana nabakuye muri Pasika. Imodoka ngenda nayikuye muri Pasika, mu muzuko wa Yesu. Bya bindi nzakora nzabikura mu muzuko wa Yesu. Ni ku muzuko wa Yesu. None se ko ari bwo butumwa mfite, ko ntacuruza, ko nakorera guverinoma, ko ntari umukozi wa kampani runaka, ndi umukozi w'Imana. Abapasitoro bose niho bakuye akazi, ba bishop bose niho twakuye akazi. Kontara yacu ikomoka ku muzuko wa Yesu. Iyo atazuka se twari kuvuga ibiki? Ibi mvuga bishingiye ku muzuko wa Yesu. Umukristo akwiye kwizihiza gute Pasika? Kwizihiza Pasika ntabwo ari ukubaga inkoko ngo ujye userebure wambare neza, ni mu mutima. Kuzirikana icyo gikorwa
icyo gikorwa cyabaye kumva ko umukristo Yesu Kristo yazutse kugira ngo tugire ijambo tugire ububasha. Ni umunsi wo kumva confidence, ni umunsi wo kumva confidence, kumenya Imana neza ukorera, kumenya Yesu Kristo cyamuzanye mu isi, kumenya imibabaro Yesu yagize kuva ku wa gatanu mutagatifu kugera kuri Pasika. Ni umunsi wo kwizera amaraso Yesu Kristo, ni umunsi wo guhindura, kureba neza ibitaragenze neza ukabitunganya, ukabati none reka ninjire mu mbaraga zo gukorera Imana. Nicyo abakristo bakwiriye kuzirikana nta kintu. Hari abakristo cyangwa se abandi bantu wenda niyo baba batari abakristo, Pasika bayifata nk'iminsi mikuru nyine, umunsi wo kwinezeza. Wasanga uwo munsi wenda tubare n'abasoma akayoga, babonye gusoma akayoga ngo ni ku munsi mukuru, ngo ni kuri Pasika. Ni abashobora kushaka nyine abo bayizihizanya nyine nawe mu buryo bakajya mu mahoteli mu maroge kwingo ni ukwinezeza ngo ni ku munsi mukuru. Abo ni abapagani. Icyo twababwira ubundi mu muco wacu wa Kinyarwanda, kuri Pasika na Noheli n'indi minsi bamo, ni iminsi abantu bahura bagasangira. Abashoboye kunywa gahiye bagahura bakenga bakanywa gahiye. Abakristo natwe kuri Pasika tugahura, tubanza kujya mu materaniro, tugahimbaza Imana, tukumva ijambo rya Pasika, umuntu akajya kunezeranwa n'umuryango wiwe, bagateka bakarya bakishima. Kuko mu birori habamo kurya, habamo kubyina, habamo kuganira, habamo gusabana. Ntabwo mu birori rero habamo kuvuga ngo ni kuri Pasika nje kureba sugar daddy, nje kureba mugenzi wanjye, tujye muri hoteli. Ibyo ni iby'abanyabyaha. Abanyabyaha baba biboneye igihe, ariko abakristo ni umunsi wo kwibuka urukundo Imana yakunze abari mu isi kuva kuri Noheli kuza kugera kuri Pasika. Ibyo rero ababikora nyine ni abapagani, ni babandi dufite ubu inshingano zo kubabwiriza no kubahindura no kubakura muri izo karande z'ibyaha, muri ya deliverance tubabwira ngo ayidigire imini digi. Igihe cyo gukira ni nonaha, gukira ibyaha, gukira karande, gukira inyatsi, gukira imivumo, gukira imitongero, gukira ibintu byose byizingiye ku bantu. Ugize amahirwe yo guhura n'umukobwa wari ubivuze neza akajya kureba sugar daddy, ugize amahirwe yo guhura n'umukobwa ugiye kwinezeza no mu sugar daddy kuri Pasika, niki wamufasha? Namubwira ibyo mbwira abandi, namubwiriza ubutumwa bwiza. Namubwiriza ubutumwa bwiza, nkamubwira ko agomba gukizwa, akagendera mu murongo w'ijambo ry'Imana, agahindukira. Nuko bigenda. Natwe twarabikoraga tutarakizwa, nubwo buzima twabaye. Umunyabyaha iyo umucyo w'Imana utaramumurikira akura byose, ariko iyo umaze kumenya agakiza hari ibyo uhindura ukabireka. Hari umuntu ushobora kwibaza ati kuri iyi Pasika tugezeho ya 2021 nizi confidence Yongwe amaranye iminsi, hari ikiri bumwongereho kuri confidence yarasanzwe? Oya, ni umunsi wo kuzuka. Ayidigira imini digi. Umuntu ufite ibintu byahagamye byanze ni 0788 541118. Umwe ati jewe ngiye gutangirana n'iyi Pasika, ninjiye muri confidence z'imbaraga, confidence zo kwiyaturaho ibintu bikomeye, confidence zo kumva ko ndi umwana w'Imana, confidence zo kumva mu gihugu ntuyemo ko ngomba kwakira umugisha. Yesu yapfuye azuka kugira ngo tuve mu buretwa tubohoke twakira imbaraga. Yesu yagaragaje insinzi kugira ngo itorero rigire ububasha, rigire ubushobozi, abakristo bave mu bwigunge, berekane yuko naho baba barapfuye bazazuka. Ntabwo Yesu yapfuye ngo twakire agakiza gusa, yazutse azukana n'imigisha yose. Azukana n'imigisha. Mu muzuko wa Yesu harimo kuba warananiwe ukaruhuka, harimo kuba waragerageje bikanga bigakunda. Mu muzuko wa Yesu harimo kwakira byose. Ese wa mugani ya Apôtre, hari ikintu uvuze ngo yazukanye n'imigisha yose, ko hari abapasiteri bajya bavuga ko mu cyazanye Yesu atari we inshingano ze ko ari ugukiza imitima y'abantu, ariko iby'ubutunzi bitari biri mu nshingano ze. Niba bitari mu nshingano ze, intumwa 12 yagiraga, ministeri ya Yuda yakoraga yari iki? Yesu Kristo niwe muntu wa mbere wakundaga amafaranga. Wumvise? Yesu yakundaga amafaranga babimenye, yaraza akamaro k'ituro. Yesu niwe muntu wakoze ivuga butumwa wa mbere aza akamaro k'amafaranga n'ituro. Ngo ingero zifatika, Mariko ndumva ari 12:41. Ngo yicara yerekeje isanduka y'amaturo. We pana twebwe tubwiriza tubwira abantu ngo ni muture, we yicaye iruhande rw'igiturisho.
areba yo bashyiramo ngo abona umugore utanze biramuvuga ati wowe utanze duke utwara ufite uradutanze amuvuga mwaturaho ibintu byiza Yesu yigeze kwicara no ku giturisho areba yo batura icyo si cyanditswe kera nta teraniro Yesu yabagamo bataturaga bagombaga gutura ega ubwami ni butatu isi yobowe n'ibintu bitatu imbaraga z'Imana imbaraga z'amasengesho ni imbaraga zidomena ku isi abami ibikomangoma bananiwe uravuga ati barapfukama bagasenga hejuru yabo hari imbaraga z'amasengesho abami bikomangoma ba miliyoneri abaherwe iyo byabananiye barapfukama bagasenga bigaragaza ko imbaraga y'amasengesho ikontorora byose imbaraga ya kabiri ni imbaraga y'amafaranga ubuzima butarimo amafaranga ntaho bwakugeza ivuga butumwa ritarimo amafaranga ntabwo ryakunda izi confidence ntabwo kuzigeraho n'amafaranga aho nshaka kugera ku isi naho nshaka kugeza amatorero nyoboye ndetse n'impano zanjye kugira ngo zikore biransaba ko nsenga Imana ikama amafaranga imbaraga ya gatatu yoboye isi ni imbaraga y'amategeko itegeko rikwambura ibyo utunze rwose rikagufunga rikagushyira muri gereza rikagushyira mu gakasho rikagutesha agaciro ukambara umwenda udashaka kwambara ukaraho udashaka kuba ukajya urara ureba ibikutaho bagufungiye imbaraga z'itegeko izi mbaraga eshatu rero bivuga ngo abapasitoro bavuga ngo Yesu yazanwe no kuziha ubugingo ntiyazanwe no kuziha amafaranga none se Petero abigishwa igihe bamubazaga baramwaje ati ko tukiri hano ku isi ko batangiye kudufatira umusoro Matayo 12 hagaragaza ko abigishwa bashonje bahekenya amasaka abafarisayo babavugiriza induru 12 utumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo umurongo wa mbere n'uwa kabiri bahekenya amasaka ari kumwe na Yesu abafarisayo babavugiriza induru bageze mu ati mwigisha batangiye kutuvugiriza induru ibintu birakomeye ubushize wamanuye imikati uyu munsi nta yari yamanutse ko twagukurikiye tuzahemba iki bavuga ati babwira Petero ati Petero uze kumutubariza Yesu aravuga ngo abasize inshundura bagasiga abagore n'abana bagasiga imiryango bakankuri turi ku isi mukiri ku isi muzahabwa ibiruti byo mwasize inshuro 100 nesize inshuro 100 Yesu yavuze yari yavangiwe ntabwo ajya avangirwa ni imigisha tuzabona uwaretse akazi ka leta akajya gukorera Imana izamukubira inshuro 100 uwatangiye akorera Imana ntacyo afite nka Joseph Imana izamukubira inshuro ngo kandi mukiri mu isi nimugera no mu ijuru muzahabwa ibiruti byo ubugingo buhoraho amafaranga rero Yesu yubatse ministeri yari yobowe na Yuda ari we wagendanaga uruhago haba igiterane bagatura kugira ngo habone support z'intumwa pasitoro nabwira abantu ko amafaranga atari ngombwa ntayazabona n'abakristo ayoboye bazakena ese wa mugani uvuze ku kintu hari ikintu uvuze uti abataye imirimo yabo bagakurikira Yesu ujya wemera ko umuntu ashobora kureka akazi kugira ngo ajye kubwiriza ubutumwa kuko hari abantu tujya tubumva babitanga mu buhamya bwabo nka M Charlene avuga ati ngewe Imana yambujije akazi nakoraga ko kudoda kugira ngo nge kubwiriza abantu ubutumwa ibyo none se ubu ngubu M Charlene urebye umugisha Imana imuha umugisha yabonaga ari ku mashini ari kunyonga niba yari umutayeri ubu uracyamubona mu rwego rw'abatayeri ni mu rwego rw'abanyacyubahiro bakomeye mu rwego rw'isi ni ikimenyetso rero yuko Imana ishobora kuba wenda yaramugendereye ikamubwira ngo reka uyu murimo ikamwereka umurimo izamuheramo umugisha icyo nemera ni kimwe umuntu navuga ati jewe Imana yarambwiye nindeke ibinge kuyikorera ibimenyetso bizerekana yuko ari Imana yabimubwiye nuko atazaseba abana be bazakomeza bige azava ku rwego agere ku rundi Imana izamusapotinga none ubona rero umuntu ngo Imana yamubwiye ngo nasezera akazi ajye kuyikorera inkweto zihengame amaso ameneke abana bave mu mashuri ejo n'umugore agira ati bindabirambiwe urugo rusenyuke uwo ntabwo ari Imana yamubwiye umuntu Imana yabwira mushyigikira iramushyigikira bikagaragara yuko Imana yamuhamagaye nicyo nime aha turimo tugana ku musozo mfite amatsiko uramutse uhuye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ni mukajya amahirwe kuvugana y'iminota 5 ukagirirwa umugisha wo guhura nawe ni iki wamubwira namubwira ngo ayidigire mini dig namubwira ngo ayidigire mini dig guhura nawe ni nona kunsapotinga nka perezida wanjye nsengera ni nona
nkamwereka imishinga mfite yo kubaka ibigo by'amashuri, yo kubaka amavuriro, yo kubaka amazu no kubaka insengero zikomeye zizahesha igihugu cyacu n'umujyi wa Kigali cyubahiro. Namubwira ngo ayidigire imini digire. Aha, reka rero ngira ngo abari badukurikiye babashe gusobanukirwa, ariko turimo muri Pasika. Hari wavuze ko Pasika ari kuzuka kw'ibintu byose. Hari wakwifuza ko ibintu bye biza kuzuka kuri iki cyumweru, yakubona gute? Ngo ni 0788 54 11 18 0788 54 11 18. Gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha, kwakira igitangaza cy'Imana ni nonaha. Aha, reka dusabire umugisha dusoza ikiganiro cyacu. Mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo turagushimye Yesu, kuko uri umwami wacu, uri umukiza w'abari ku isi hose. Aya magambo tuvuze mwami muri iyi minsi banziriza Pasika, turasabye kugira ngo agire ububasha bwo kuzura ubuzima bw'abakristo bwari bupfuye, bwo kuzura amahirwe n'amasezerano yabo, bwo kugira aho bifuza kugera, guhura n'Imana n'imigisha n'ibitangaza, cyane cyane abanyarwanda muri iki gihugu cyacu dutuyemo n'abanyamahanga bari ku isano batandukanye bumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda. Turasabye kugira ngo tubabwire ko gukira ari nonaha, kubohoka ari nonaha, gukira imivumo na karande n'inyatsi, kubohoka bakagera ku byo batasengeye, ibyo basengeye bikanga ni nonaha. Imbaraga z'Imana ziherekeze iri jambo ry'Imana tuvuze mu izina rya Yesu. Amen.